kiramubwira aravuga kiramugina cyangwa ati ushobora kubuta bakubita ngo bababaze cyane. Kiramubwira ngo we ngo genda ubasohore bashyire hanze noneho. Haleluya. Numara kubashyira hanze ubakubita ubabaze cyane. Numara kubakubita ngo ugende ngo ubereke ngo amagufwa ngo y'abagenzi ngo wiciye aho hantu ukuntu bangana ngo wenda ngo baraza kugira ubwoba ngo cyababwiraga yuko bagomba kunywa imiti yica ngo cyangwa ngo bakiyahura bakimanika mu mugozi. Ariko Byiringiro ngo mu gihe nijoro ngo bukeye ngo igihanda ngo kirabafata ngo kirabasohora ngo kimaze kubasohora ngo kirabakubita cyane ngo kirabababaza mbye. Kimaze kubakubita ngo kirabasohora ngo kibereka ngo imirambo cyangwa se ngo intumbi ngo n'amagufwa ngo y'abantu ngo cyagiye gitsinda aho hantu kugira ngo biyahure. Ariko ngo mu gicuku ngo cyane ijoro ngo umuseke utari watambika mvugira ngo amena. None ngo umuseke ngo utari watambika mu gitondo ngo mukristo ye yamaze gutakaza imbaraga yumvaga agiye kwiyahura. Ariko ngo Byiringiro ngaza ngo kuza kumanukirwa ngo n'umwuka wera ngaza kumuhanga ngo muri icyo gitondo ngo umuseke utari watambika. Mama umuseke utari watambika marayika w'Imana ajya yitamurura. Mukuru wanjye umuseke utari watambika marayika ajya yitamurura. Mushiki wanjye ndajya nkubwiye ngo umuseke utari watambika Uwiteka aritamurura. Haleluya. Zamuri cyubahira Imana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ngo Byiringiro ngo umuseke utari watambika ngaza marayika w'Imana amusanga ngo arebye ngasanga ngabitse ikintu cyitwa urufunguzo. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe mwese aho mudukurikiye muherereye, abari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Uyu munsi turi n'umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana nk'uko muri kubibona, ni umugabo ukeye umeze neza. Uraho neza mutumishe? Muraho neza wamfura we. Yesu ashimwe. Yesu nahimbazwe. Amen. Umwami w'amahoro. Ahimbazwe. Naganze cyane. Reka gusa kugira ngo yibwire abakunzi bacu. Muri kumwe n'umukozi w'Imana Nzabandora Peter. Ni umukozi w'Imana utuye mu murenge wa Runda. Nkaba ntutse Igihara. Nkaba nteranira kuri paruwase EPR Igihara. EPR Igihara. Yego. Nzabandora mukozi w'Imana, uri umugabo urubatse? Ndi umugabo ndubatse, mfite madamu wanjye nkunda cyane witwa Mukandayisenga Vestine. Yego. Tumaze kubyarana kabiri abana beza cyane b'abakobwa. Dufitanye abakobwa babiri. Yego. Imana y'amahoro ni guhereze umugisha. Mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu, reka mbanze ngushyira imbere y'Imana. Yego. Turagushimiye mwami w'abami, tugushimiye Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana. Tugushimiye ko wabanye natwe tukaba twabyutse amahoro. Ndakwinginze kugira ngo uyu mwanya w'iki kiganiro kivuga butumwa wurukire kubana natwe kandi abagiye kugikurikira bose baha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Nzabandora. Karame. Imana iravuga. Imana iravuga cyane. Abantu barerekwa. Abantu barerekwa. Abantu bumva amajwi. Abantu barumva amajwi. Abantu baranarota. Abantu baracyarota. Ibyo bintu biracyashoboka. Biracyashoboka, birakora cyane. Jya mbere sasa rero umukozi w'Imana tugwaye ikaze kugira ngo zimwe muri izo mpano zose mvuze izi gukoreramo zose ngaho nizake mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Tubanje gusuhuza abantu mwese mudukurikiye. Mudukurikiye hano kuri channel kandi tunejejwe no kubana namwe mu mwanya tugiye kumarana mu ijambo ry'Imana. Rero ndagira ngo mbabwire ngo mukiri hano murimo kudukurikirana, turabinginga cyane ngo abatari babasha kwiyegeranya mwegere radio cyane. Niba ufite inshuti yawe yihamagare uyibwire uburyo yakurikirana iri jambo ry'Imana tugiye kuganira mu gihe gitoya. Rero reka dutangiye dusoma ijambo ry'Imana, dusome muri Matayo 25. Muri icyo gice cya 25 turasoma umurongo w'8 n'umurongo w'10. Matayo 25. Matayo 25 umurongo w'8 tugeze ku murongo w'10. Abapfu babwira abanyabwenge bati, yego, nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Yego. Ariko abanyabwenge
barabahakanira bati oya ntiyadukwira twese ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire 10. Bagiye kugura umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana iguhe umugisha cyane, wowe dusomeye neza cyane. Amina. Twongere tukwinginge, ongera ugende mu butumwa bwiza bw'Abakolosayi, usome ibice 3 n'umurongo umwe wonyine, usome umurongo wa 16. Abakolosayi ibice ni 3, Kolosayi usome umurongo wa 16. Kolosayi 3. Abakolosayi Kolosayi 3 16. Ijambo rya Kristo ribe muri mwe, rigwire rifite ubwenge bwose, Yego. mwigishanye muhugurane muri zaburi y'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmbirana Imana amashimwe mu mitima yanyu. Amen. Murakoze cyane. Amen. Nkuko umusomyi wacu amaze kudusomera rero, mwabyumvise yuko twasomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, umurongo wa 8 n'umurongo w'10. Ndagira ngo noneho dutangire tuvuge kuri iri jambo ho iminota mikeya, kugira ngo ducunguze n'uburyo bwacu umwete. Reka tugende mu cyanditswe kera bamaze kudusomera muri ubwo butumwa bwiza bwa Matayo ibice 25. Biriya bishatse kutwereka iki? Ni igihe Yesu yari arimo kugenda aganiriza abigishwa be, maze kubegeranya atangira kubacira uyu mugani. Noneho uvuga ku bakobwa ngo ni 10 b'abanyabwenge, ukavuga ariko 5 b'abanyabwenge na 5 b'abapfu. Iyo wumvishe ngo 5 bari abanyabwenge, wumva na 5 babaki babapfu. Bivuze iki? Mu rugendo harimo abapfu ariko harimo n'abanyabwenge. Mu yandi magambo, muri urugendo harimo abagenzi ariko harimo n'abaherekeza. Iri jambo rishatse kuvuga iki ku bagenzi n'abaherekeza? Nuko harimo abantu bibwira ko barimo kugenda mu rugendo ariko batabizi neza niba ari abagenzi cyangwa se ari abaherekeza. Aba bakobwa bari abakobwa 10 ngo kandi bari ahantu hamwe, ngo noneho ngo bananirwa gutegereza. Ijambo ryatubwiye ngo ahantu bari bategereje umwami wabo, bamaze kumutegereza igihe kiba kinini babivamo. Abantu bigira mu businzi, abantu bigira mu busambanyi, abantu bigira mu ngeso zabo. Kubera iki? Kubera ko gutegereza umwami Yesu babonaga yuko igihe kibabanye kireke kandi ubwo bategereje batari kumubona. Haleluya. Noneho igihe kiza kugera rero, bategereje ngo baza bose guhunikira barasinzira. Igihe kijya kigera abantu bagasinzira, abantu bakarambika intwaro zabo hasi. Ariko ijambo riravuze ngo iki? Ngo igihe kigeze ngo barahunikira bose ngo barasinzira. Ariko ngo mu gihe gikomeye cyane, ngo mu gicuku, ngo nijoro. Haleluya. Ngo igicuku ngo kimaze kuniha, ngo bumva urusaku ngo rubaye rwinshi. Haleluya. Urusaku rumaze kuba rwinshi, baravuga ngo umwami wabo arabatungura. Turi kwiganira ku ijambo rivuga ngo Yesu azaza atunguranye, kandi uko uzaba umeze kose azagutungura. Wakwibaza ngo Yesu azagutungura uri hehe? Wakwibaza ngo ahantu uzaba uri azaba ari hehe? Yesu ndashaka kubwira ko azaza atunguranye, kandi ahantu uri hose yuko azagutungura. Igihe kigeze rero ngo bose bararyamye ngo barahunikira. Bamaze guhunikira, ngo 5 b'abanyabwenge ngo bari bafite ikintu cyitwa ku mavuta. Haleluya. Bese babasa guhunikira ariko bafite ikintu bokeje, bafite ikintu basinziranye. Bavuga bati uko byagenda kose uyu mwami wacu twategereje, nubwo tutazi igihe azagarukira, ariko igihe kikaba kigeze tukaba tugisinziriye, ariko reka dusinzirane ibanga. Haleluya. Kuko igihe nk'iki ni igihe abantu bagurishije ku mavuta. Ijambo ryarambwiye ngo
ibyerekana kuza kwe ngo biregereje. Aravuga ngo abantu bazaba bikunze cyane, haleluya, ngo kandi ngo aba bantu ngo abana bazaba batumvira ababyeyi babo, ngo nigiye ngo umukwe azaba ahanganye ngo n'umukazana wiwe. Ibi bintu bidusohoreyeho cyane. Abantu bamaze kuva mu nzu y'Imana bananiwe gutegereza, ariko ndagiye mbabwire ngo umukwe ari hafi kutugeraho. Nshuti bene data mwese mudukurikiye, twagiye tubabwiye ngo nimubashe gutegereza umwami mwihanganye. Umwami wacu ari bugufi, umwami wacu aregereje, kandi ijambo ryarambwiye ngo hazabaho ngo inzira nyabagendwa, ngo ndetse ngo iyo nzira izaba ariyo kwera, ngo ariko ngo abagenzi niyo baba ari abaswa, rirahiriye umwami w'amahoro ngo ntabwo bazayiyoba. Ndagiye kubwira ngo hari abantu bamaze kuyoba inzira, hari abantu bamaze kwigira abanyabwenge bataye inzira, batandukiriye bavuye mu byizerwa. Abapasiteri benshi babivuyemo, abadiyakoni babishyize hasi, amakorali baririmbye barabiririmbiraho, ariko ndagiye kubwira ngo hari igihe tuzatungurwa. Haleluya! Ndagiye kubwira ngo igihe cyo gutungurwa kiregereje. Ubasha kongera kwisubiraho, witekerezeho, urebe niba uri mu nzira. Nusanga utakiri mu nzira, ugira icyifuzo cyiza, uze dutegereze umukwe. Ndagiye nkubwire ngo hari abagabo bananiwe gutegereza uyu mukwe, bagiye mu ngeso bavuye mu byizerwa, bagiye mu ngeso, bagiye muri ndamu z'isi. Ndashaka kuvuga ku mugabo witwa Mukristo. Umugabo witwa Mukristo yigeze yagirira urugendo kuko yabonaga ubuzima bwe buri mu kaga, ariko ndashaka kuvuga ageze ahantu ari kumwe n'umugabo witwa Byiringiro. Uyu mugabo witwa Byiringiro ngo hari igihanda cyitwaga igihanda, ngo cyari gishinzwe kubababaza, ngo cyabagenda ngo kibafungiranga ahantu ngo mu kazu ko hasi, ngo kimaze kubashyira ngo mu kazu ko hasi, ngo cyari gishinzwe kubababaza, ngo kikabakubita cyane. Igihe kimwe ngo igihanda ngo umugore wacyo ngo aza kucyegera kibaza ngo ese ngo abo bantu batabasha guhinduka ni bantu nyabaki. Haleluya! Arangije avuga ngo aba bantu ndabona ari abantu bateye ukwabo, ndi kubona ari abantu badahinduka. Ngo urufunguzo ngo rwasobanuraga ibyasezeranijwe, urufunguzo rwitwaga ibyasezeranijwe. Barangije batangira kwibuka, bageze mu gikombe gahinda gasaze, uburyo bacyambutse. Mwuka w'Imana basanga yabahanzeho, imbaraga y'Imana basanga yabanye nabo, barambuka bava mu gikombe gahinda gasaze. Basanga hari urugendo bagiye bagenda bahuriramo n'amakuba, ariko kuko bari babitse umwuka w'Imana akajya abasha kubafasha kugenda bagenda bambuka. Ngo yisatse ngasanga bitse urufunguzo, ngo bari bafungiye muri ako kazu, ngo babitse urufunguzo rwitwa ngo ibyasezeranyijwe. Haleluya! Ibyasezeranyijwe yisatse ngo asanze rufite, ngo baravuga ngo igihe cyose tumaze aha hantu twari tubitse urufunguzo n'igihe twababariye hano hantu. Papa, uzi ko abantu benshi bababaye kandi kubera ko batazi ibyasezeranijwe. Uzi ko abantu benshi bapfiriye mu by'urugendo kandi babitse urufunguzo rw'ibyasezeranijwe. Mama, ibuka igihe wari uri kwa muganga, nta rufunguzo rw'ibyasezeranijwe wibutse, Uwiteka akitamurura. Banza utekereze, usubize ubwenge bwawe inyuma, urebe ko ahantu hose intamba wagiye urwana, urebe ko marayika w'Imana atajya yitamurura. Twari turi ku ijambo rivuze ngo haleluya, abantu babe maso. Twari turi ku ijambo rivuga ngo dukwiye kwibuka yuko tuzatungurwa, kandi tuzatungurwa rwose. Umukwe namara kuza tuzatungurwa. Uru rufunguzo rwitwa ibyasezanijwe, ikintu mbona gitumye abantu babasha gutakara mu by'uru rugendo nuko batabasha kwibuka ibyasezeranijwe. Ariko umuntu wese abashije kwibuka, yakwibuka ko ari ahantu Imana yagiye imurwanira mu ntambara zari zitandukanye. Imana yari igiye imurwanira intambara z'uburyo butandukanye. Ikintu kigufasha mu by'uru rugendo ni iki rero? Icya mbere nuko Imana ukwiye kuyirebera mu bintu yakoze kuruta kuyirebera mu bintu itari yagira gute, mu bintu itari yakora. Ubashije kurebera Imana mu bintu yakoze, wabasha gufata amashimwe ugashimira Imana. Niryawe ujya ubasha kwitsa ukavuga ati ndashimira Imana ko uyu munsi yawunyambukijeho. Ubwo byari bikomeye kwa muganga yaranyambukije, ubwo nabonaga bagiye kumfunga yaranyambukije, ubwo bari bagiye kunsohora mu nzu yaranyambukije. Papa, banza urebera Imana mu bintu itari yakora, banza urebera Imana mu bintu yakoze
kuruta kwishakira mu bintu itari yakora. Haleluya. Ijambo twasomye mu Bakolosayi ryavuze ngo ijambo rya Kristo rihora rigwiriye ngo kandi rifite ubwenge bwose ngo kandi muhugurane zaburi nshya n'ibihimbano by'umwuka. Ndagira mbabwire ngo dukwiye kugwiza ijambo ry'ubwenge mu mitima. Ijambo rya Kristo rigaba rigwiriye mu mitima yacu. Kubera iki? Ni uko tuzatungurwa, ni uko abantu bavuye mu by'urugendo bagasubira mu myanda yo hanze aha ngaha. Kandi igihe tuzatungurwa, ushobora kuzatungurwa uri mu isoko, ushobora kuzatungurwa uri mu rugo. Abaririmbyi bavuze ngo iki? Bavuze ngo nihagira icyaza ngo kikanesha inzira yawe, ngo uzaze ucyuwo mugozi uzaba umboshe umutima, avaho uko nezezwa no kugukorera. Haleluya. Nafite ibintu bikimboshye. Papa, niba hari ibintu bikikuboshye, ndagira nkwingingira Imana uhaguruke dusenga n'Imana kugira ngo tubashe gukomeza mu by'urugendo. Kuko Imana itarigeze igira umugabo Mose bavuganaga imbona nkubone, ariko igihe kimwe ngo Bisiraheli ngo barakaje Mose, ngaza kwivovotera Imana, ngarangije ngo aragenda ngakubita urutare arenze inshuro Imana yamubwiye. Imana imutsinda aho ngaho, imuhamba aho ngaho. Imana itaragiriye Mose imbabazi. Papa, ndagira nkubwire ngo nawe tuzatungurwa. Nge nawe ni igihe dufite cyo gutegereza Imana twihanganye, tukareka gutakaza ibyiringiro. Ni igihe dukwiye kugwiza imbaraga, ni igihe dukwiye kwambara imbaraga, tukemera Yesu akatuyobora. Inzara yaje ukemera ko Imana igabura, imyambaro yaje ukamenya ko dufite Imana yambika, gupfusha byaje ukamenya ko ari Imana ishoboye byose. Haleluya. Kuko umuririmbyi w'194 mu ndirimbo zo gushimisha Imana, haleluya, yaravuze ngo ntizemera ko ibirenge byacu bigira gute biteguza. Haleluya. Iravuga ngo ihora iturinda ngo iri maso ntabwo isinzira. Ndagira ngo wowe wumvise ijambo, niba ugize icyifuzo ubashe kwegeranya umutima wawe, wongere wisubiremo. Nusanga hari ibintu byatumye ucogora ugacogozwa no gusenga, hari amakuba yakugezeho ugacogora, ubashe kuza gufata umwanya wemerere twinginge Imana kandi dusenge. Ndagira ngo wowe ukiri kubitekerezaho rero, wamaze kumva ahantu intege zawe nkeya ziri, wamaze kumva ahantu watakarije ibyiringiro gutegereza umukwe, ndagira nkubwire ahantu watakarije imbaraga wamaze kuwumva. Nyemera umfashe rero winginga Imana, dusenga n'Imana. Reka dusenge. Turagushimye Mana nkuru, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye kuri se w'imfubyi ukaba umugabo w'abapfakazi, tugushimiye ko urebera abatagira shinge na rugero. Mwami Imana yacu nyiribihe, haleluya. Tubashe kwinginga kano kanya, hari abantu Mwami batakaje ibyiringiro, ariko uyu mwanya tubonye yuko abapfu n'abanyabwenge bari hamwe ariko batazi ko ari abapfu. Bose bari bategereje umwami nk'uko natwe tugutegereje. Turakwinginze cyane rero mwami w'abami, mu gihe gikomeye nk'iki ngiki utwongere imbaraga, utwongere amavuta, twongere imbaraga zo kugutegereza, maze mu gihe kigoye nk'iki ngiki, ubwo uzaba ugarutse gutwara itorero ryawe, tuzabashe kumva amazina yacu mu gitabo cy'ubugingo, maze tuzabashe kubana nawe. Urakoze kuri umubyeyi kandi urakarama, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane. Imana amahoro niguhereza umugisha mukozi w'Imana, yongeremo amavuta rwose kubw'umurimo mwiza ukoze. Nawe warudukurikiye rero, nimba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ujye ukomeza kubana natwe n'ibiganiro byiza biryoshye. Ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom.